iyo ngiyo niyo tsindi afana abantu biyubashye bazinywagize inzoga bakira harimo twiyubashyemo gake gake Boni Seven yari inzoga ya Rwanda rwa gisesekasi cya gicupa kirekire ni abantu batarata icyizere ariko bataranagera Jiribisi imwe nini ntabwo izanga ku meza y'abantu bazaso magic moment ngo Leta yararangaye n'abaturage mwanga gushishoza ngo mutabimwa bari bihombe bagakinga. Ibi bitwereka ko FDA yamunzwe na ruswa n'imikorere mibi. Buretse gato nyiri umupfu n'ufata hano reka hano hari makari ibi ntabwo turi muri shamura. Uyu munsi umuturage yanywaga ibintu FDA yavuze ko nta kibazo bifite. Uyu munsi umuturage yanywaga ibintu byahawe SMA na RSB. Umuturage uyu munsi urimo uramubwira ngo ntago yashishoje. Wese ubutaha nawe nuza kumuha amabwiriza akakubwira ati mpakanya nje gushishoza. Mu Rwanda kugeza ubu kurikije uko ikibazo giteye barimo barafunga icyitwa rikeri zikorerwa mu Rwanda rika. Ni ukuvuga ngo urwego rwashyizweho kureberera abaturage rwabateje ibyago. Impamvu tutabyita Leta ni uko nonaho uwatabaye nawe ari Leta. Umuturage ni wa mbere ugomba kubyanga agatanga amakuru aho biri, nihagira n'ugerageza kubyimura bikura muri depo ashaka ngo kubishyira mu nzu iturwamo, ntaho urwego rw'ubugenzacyaha n'inzego zishinzwe kubahiriza itegeko zihejwe igihe cyose hakekwa ko hari ibintu bigize ibyaha. No mu cyumba cyawe twageramo no munsi y'igitanda ntaho wahisha. Si ngombwa rero kujya muri ibyo, ntihagire ugushuka ngo mbikira ibi bintu ngo mu cyaha cyo guhisha no kubika ibintu runaka. Bafashe yanyoye bapimye igipimo cyari kigiye guturika kubera alcohol yanyoye, hanyuma baza no gusanga muri rekodi zabo ibyo bibaye ngo nk'inshuro bamufashe nk'inshuro 5 urugwaro rwa gatandatu. Ibi ngibi babona imodoka mu nzira igende kubita hirya kubita hino, amahirwe agira ngira ngo ntabwo ari icumu ariko niyo maherezo. Minsi ishize ikibazo cy'inzoga zitujuje ubuziranenge cyongeye kuvugwa cyane hano mu Rwanda. Inzoga zimwe zagiye zifatwa izindi ziramenwa n'abazitubura cyangwa bazikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko bagatangira gukurikiranwa, ndetse yewe bamwe banatawe muri yombi. Ku muntu urebera ibintu rero mu buryo bworoshye bishobora gusa naho ari igikorwa gisanzwe cyo gufunga inganda no kumena inzoga, ariko icukumbuye neza usanga inyuma y'iki gikorwa harimo ikibazo kinini kurushaho: kurinda ubuzima bw'abaturage, kugenzura umusaruro w'ibinyobwa, ndetse no gushyira ku isoko ry'inzoga ku murongo w'amategeko agenga Leta y'u Rwanda. Impamvu ikomeye ituma inzoga zitujuje ubuziranenge zikumirwa ni ubuzima bw'abantu. Rwanda FDA yashinzwe kugira ngo igenzure ibiribwa n'ibindi bicuruzwa byose bishobora kugira ingaruka ku buzima, kandi intego yayo yari ukurinda abaturage ibicuruzwa bifite ubuziranenge buke, ibihimbano cyangwa se nyine ibindi bishobora kubagiraho ingaruka. Iki kibazo rero ntikirebwa gusa nk'ikibazo cy'ubucuruzi. Iyi nzoga yakozwe nta bugenzuzi, nta cyemezo cyangwa nta bipimo bya laboratwari bizwi, biragorana kumenya neza byimbitse ibiyigize, ingano y'inzoga irimo, ndetse yewe n'ibindi ibintu byinshi byakoreshejwe mu kuyikora. Kandi icyo kinyobwa kimaze kugira ku muguzi, ikibazo kiba cyarenze uruganda, kiba cyaba ikibazo cy'ubuzima rusange bw'abaturage b'igihugu. Mu kiganiro cyacu cya none tugiye kubabwira icyisho nyuma yo guca inzoga zitujuje ubuziranenge mu Rwanda, intandaro y'igikorwa ndetse n'ingaruka bizagira ku bukungu bw'igihugu cyacu. Njye nitwa The Green, ikaze rero mu kiganiro cyacu. Kimwe mu bibazo bikomeye by'inzoga zikorwa mu buryo butagenzuwe nuko ushobora kureba icupa ukabona risa n'irindi ariko ntumenye neza ibiririmo. Hari inzoga zishobora kuba zarakozwe hifashishijwe ethanol n'ibindi bikoresho bitagenzuwe neza. Mu mwaka wa 2023 polisi y'u Rwanda na Rwanda FDA bafashe uruganda rwo mu murenge wa Ndera rwakoraga inzoga mu buryo butemewe. Hafashwe litiro 23,410 n'inzoga zari zarakozwe mu byangombwa bisabwa, kandi nyine inzoga zari ziganjemo tangawizi,
na etanol hamwe n'ibindi bintu byinshi bitari bizwi neza. Ibi bigaragaza impamvu leta idashobora kuvuga ngo reka abantu banywe ibyo bashaka igihe inkomoko n'imiterere y'ikinyobwa bitazwi neza. Hari itandukaniro hagati y'uruganda rufite ibyangombwa ariko rukagira ikibazo runaka cy'ubuziranenge n'uruganda rukora rwihishe nta burenganzira. Rwanda FDA yasobanuye ko imbere y'uko uruganda rutangira gukora inyubako yarugomba kugenzurwa, nyuma hakabaho n'inzira yo kwemeza ibikorwa by'umusaruro no kwandikisha igicuruzwa mbere y'uko kijya ku isoko. Ni ukuvuga ko ikibazo kitaba gusa ari ukuvuga ngo inzoga iraryoha cyangwa se ntiryoshye, ahubwo nyine ikibazo kiba inzoga yakozwe he, yakozwe ite, yakoreshejwe ibiki, ese nyine uruganda rwaragenzuwe, ese igicuruzwa cyaranditswe, ese cyujuje ibipimo bisabwa n'ibindi byinshi bigenzurwa. Aha ni intandaro nyayo y'ikibazo itangirira. Iyo ikinyobwa kigaragayemo ikibazo gikomeye, kugisiga ku isoko n'ubundi bishobora gutuma abantu bakomeza kukigura no kukinywa. Niyo mpamvu mu bikorwa by'ubugenzuzi inzoga zitujuje ibisabwa zishobora gufatwa, gukurwa ku isoko ndetse yewe zikanamenwa. Urugero rugaragara ni uruganda rwafashwe i Gasabo muri 2023, ari inzoga zari zarafashwe zajwe kujyanwa kumenwa. Mu mwaka wa 2026 nabwo ikibazo cyakomeje kugaragara. I Nyagatare litiro 7,000 z'inzoga zamenwe nyuma y'uko ubugenzuzi bwagaragaje ko zakoreshwaga mu buryo butujuje ibisabwa, harimo no kuzibika mu bigunguru bya plastike bitagenewe kubikwamo ibinyobwa. Bituma kumena inzoga bitaba igikorwa cyo guhombya umucuruzi gusa, ahubwo bikaba n'uburyo bwo gukura ku isoko igicuruzwa gishobora guteza ikibazo abaturage. Nk'imibare dufite guhera umwaka watangira kandi ubu ugeze hagati urenzeho iminsi mike, kimwe cya kabiri cyawo, mu mavuriro mu gihugu twakiriye abantu 500 barengaho gato baje kwivuza inzoga n'ibinyobwa nk'ibyo barwaye. Hari aho mwumvise baziye rimwe Ingoma ari 100, Nyagatare hafi abo mu majyepfo 500. Ubwo nabaje tukabakira tukabavura, bamwe bahasiga n'ubuzima. Hari n'abapfuye bataragera kwa muganga, tumaze kubarura bagera kuri 50 muri aya mezi gusa make 6 abanza y'umwaka. Abantu 50 bamaze gupfa bazize ibi binyobwa. Gupfa atari ukuvuga ngo yarwaye izo ndwara arazirwara igihe kirekire, arayinyoye bukeye cyangwa se uwo mwanya arapfuye. Ni ibintu tutajyaga tubona mbere mu myaka yashize. Ndaza no kugira icyo mbisobanuraho. 500 muri bo 50 abagera ku 100 bahumye amaso. Umuntu yanywaga inzoga asangira n'abandi akababwira ati nkibabona, ubwo ntibizagaruka, no guhuma burundu. Ab'imyijima n'impyiko byo bifata igihe, ariko nabyo ntibitinda ko barwara. Abamaze kugira indwara noneho z'ubwonko z'igihe kirekire, niyo mpamvu mbyise icyorezo, nuko biri hose mu baturage, byageze kure kugeraho kwa muganga. Nyine waruvuze uti mwe mubibona byaje kwa muganga, ariko ntabwo buriya turi Minisiteri y'Ubuvuzi, turi Minisiteri y'Ubuzima. Ikidushishikaza cyane ni ugukingira indwara ko ziba. Ikintu gitera indwara cyose rero rusange mu baturage kiba kidutegurira noneho kuzagira ibibazo biremereye cyane kwa muganga. Niyo mpamvu kubikumira nk'icyorezo nyine nk'urwana n'icyorezo. Nubwo inzego zishinzwe uburenganzira zifata inzoga zitujuje ubuziranenge, ikibazo gishobora gukomeza kugaruka kubera ko hari isoko rizikenera. Inzoga zidafite ubuziranenge zishobora kugurishwa ku giciro gito ugereranyijwe n'ibinyobwa byakozwe n'inganda zikurikiza ibisabwa byose. Umucuruzi ushaka inyungu yihuse ashobora rero kubona ko gukora cyangwa se nyine kugurisha ibinyobwa bidafite ubuziranenge ari byo bimufitiye inyungu. Ariko inyungu y'umucuruzi umwe ntishobora kuvamo igihombo ku muryango mugari iyo abantu batangiye kugira ibibazo by'ubuzima. Iyo ariyo mpamvu nyine yishe inyuma yo guca ibyuma ku isoko hano mu Rwanda. Umukozi wakoreraga uruganda akaba ari rwo rugo rw'umushahara we, iyo uruganda rufunzwe ashobora guhita atakaza akazi, amafaranga yinjizaga buri kwezi nayo akayabura. Iyo uwo muntu rero afite abana, ubukode, amafaranga y'ishuri cyangwa izindi nshingano, ikibazo kiba kirenze gutakaza akazi gusa, kiba ikibazo cy'umuryango. Nubwo nta mibare rusange yerekana umubare w'abakozi bazatakaza akazi kubera ibikorwa by'ubugenzuzi yatangajwe n'inzego twabonye, ingaruka z'akazi ni ikibazo gikwiye gutekerezwaho igihe uruganda cyangwa se ibikorwa by'ubucuruzi bihagaritswe. Aha ni impaka zikomeye ziri. Ku ruhande rumwe hari ubuzima bw'abaturage, ku rundi ruhande hari n'imirimo y'ubukungu.
Polisi y'u Rwanda yatangaje ko hagati ya Mutarama na Kamena 2023 Minisiteri y'Ubuzima yari imaze kubarura abantu 44 bapfuye nyuma yo kunywa ibinyobwa byongerwagamo ibintu by'uburozi, abandi bakagira ibibazo birimo ubuhumyi no kwangirika kw'ingingo z'umubiri. Ibi bituma leta ibona ko gukomeza kureka ibinyobwa bishobora kwica abantu ku isoko kugira ngo imirimo idahungabana bishobora kuba ikibazo gikomeye kurushaho. Mu yandi magambo, umurimo ni ingenzi, ariko nanone ubuzima bw'umukozi n'umuguzi nabwo ni ingenzi. Ikindi gikwiye gusobanuka ni uko amabwiriza mashya atagomba gufatwa nk'aho ari uguhagarika urwego rwose rw'inganda z'inzoga. Rwanda Standard Board ifite ibipimo bitandukanye bigenga inzoga, harimo urwagwa, ibinyobwa bikomoka ku bitoki, rikeri, vuduka, whisky, gin n'izindi nzoga. Hari kandi ibipimo bigena uburyo bwo gufata no gupima inzoga. Muri 2026 RSB yashyize ahagaragara standard nshya igena ibisabwa ku binyobwa bisindisha bifite uburyohe bukomeye kubimera. Arundi murongo abantu batibandaho kongera ibisabwa ku byiza by'ibinyobwa bishobora kongera akazi mu bice bishinzwe kugenzura ubuziranenge. Uruganda rushobora gukenera abakozi benshi mu bijyanye na quality control, laboratory, isuku y'inganda, kubungabunga imashini, packaging ndetse yewe no gukurikirana inkomoko y'ibikoresho. Iyo uruganda rufunzwe, umukozi ashobora gutakaza akazi. Iyo isoko rigabanutse, nanone umucuruzi nawe ashobora guhomba. Iyo uruganda rugabanyije ibyo rugura, umuhinzi nawe ashobora kubura isoko. Ariko nanone ku rundi ruhande, kureka inzoga zishobora kuba zaragize uruhare mu rupfu n'uburwayi bw'abantu nabyo ntabwo ari igisubizo. Ikibazo nyacyo rero ntabwo ari uguhitamo hagati y'ubuzima n'akazi. Ikibazo ni ukubaka uburyo inganda zishobora gukora inzoga zujuje ubuziranenge, abakozi bagakomeza akazi, abahinzi bakagira isoko, abacuruzi nabo bakabona inyungu, kandi umuguzi akagira umutekano. Kuko nyine uruganda rukora neza ntirukwiye kuba umwanzi w'ubuzima, ahubwo rukwiye kuba ahantu ubuzima n'akazi bihurira hamwe.